ahagana mu mwaka wa 2003 umuherwe witwa Gregory Salido yatwawe n'umwirabura Diablo wari ukomeye agiye guhura na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton. Uyu mugabo yaga mu nzu y'inyenyeri 5 zihenze cyane akagira n'amafarashi yo kwishimishirizaho menshi. Yakundaga kuba mu buzima buhenze. Ahagana mu 1900 umuherwe Salido yagiye kwiga muri kaminuza, nyuma aza kwivamo ajya muri Australia yahinduka umuntu wa mbere wakoze website yari ikunzwe cyane Tycoon. Kuva ubwo konte ye yatangiye kujyaho amafaranga menshi cyane avanye muri website yari amaze gukora. Ariko akaba yari umusore cyangwa se umugabo wakundaga kubaho ubuzima buhenze bwo kwinezeza ndetse no gusesagura umutungo, asangira n'inshuti ze, banywa kandi barya nta kibazo. Yari umusore wari waratwawe n'iraha kandi atwarwa n'ibigezweho. Uyu mugabo uzwiho kwinezeza yajyaga agura inzu nziza n'imodoka kandi agahora ahinduranya, ariko bidatinze ko gusesagura umutungo we byaje gutuma atandukana n'umugore we asigara ari wenyine. Kubera gusesagura umutungo we byaje gusoza Salido agize amadeni menshi cyane muri banki, abura ubwishyu. Ibyo yari yarakoze batangira kubiteza cyamunara, asubira kwisuka. Yabayeho ubuzima bubaje cyane, buri cyumweru afasha nyina, cyane cyane muri weekend imirimo yo mu rugo. Natwe niko bijya bitugendekera bitewe n'ibyo twagezeho, twibona twifotoza amafoto amwe n'amwe, ndetse dukunda gufata ngo tuyashyire kuri Facebook twereka abandi ko turi beza, nuko ugasanga ibyo byaradutwaye. Umwami Nebukadinezari nawe niko byaje kumugendekera, kubera ukuntu yari akomeye, umwanya yari afite mu buzima bwe, intambara yari yaragiye arwana zikomeye zagiye zimushoboza gutsinda ibihugu, akabyigarurira, akabitegeka. Ibyo byose yari yaragiye abikora abona bikesheje imbaraga ze n'amaboko ye. Umwami Nebukadinezari. Tugeze muri Daniel igice cya 4, aho niho turi. Umwami Nebukadinezari ubwami bwe bwari bukomeye, uhereye mu gihugu cya Egiputa ukagera i Babuloni, Arabiya ndetse no mu gihugu cya Perisiya. Bwari ubwami bwari bukomeye muri icyo gihe cye. Muri icyo gihe cya kera abarwanaga intambara ibihugu bikarwana, igihugu cyatsindaga Imana cyasengaga yabaga ikomeye, ari Imana ikomeye kurenza ya cya gihugu cyatsinzwe. I Babuloni rero hari imana nyinshi zasengwaga, hanitwaga ko ari irembo ry'Imana nyinshi. Baje kugaba igitero i Yerusalemu ku mana y'Abisirayeli n'Abisirayeli muri rusange, maze barangije barahatsinda, yewe n'ibikoresho byo mu rusengero barabijyana i Babuloni babinyaze. Batangira gufata abantu, ndavuga Abisirayeli, babafata ku ngufu babajyana i Babuloni kubagira abacakara. Muri abo harimo n'umusore witwa Daniyeli waje gufatwa, nawe ajyanwa i Babuloni. Ageze i Babuloni na bagenzi be bakomeje gushikama ku Mana, bahinduka abanyamasengesho, bahinduka n'abanyabwenge, bagiye babwira umwami ibitamenyekana, babishibwaga binyuze mu gusenga. Nuko muri Daniyeli igice cya 3 cya 2 tubona umwami arota igishushanyo gihagaze mu nzozi, akazibagirwa. Icyo gishushanyo cyamuteye ubwoba, kimugarika umutima, atumira abanyabwenge birabananira kereka Daniyeli. Kuri icyo gishushanyo tubona ibuye rivuye ku musozi tembo n'intoki z'umuntu uzigura icyo gishushanyo kigahinduka nk'ivu kigatumuka. Ibuye ni Kristo ubwe, we rutare uzimika ubwami bukomeye buzahangura ubundi bwami bwose buriho ku isi. Umwami Nebukadinezari mu gice cya 4 noneho yarose inzozi, ariko zo ntiyazibagirwa, arazibuka, ahamagaza abanyabwenge ngo bazimusobanurire, nabwo birabananira. Kandi noneho yazibarotoreye. Yabonye igiti kirekire gikura, ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru,
cyari igiti kigaragara, kandi hasi cyari igiti cyabagamo n'amatungo mu gicucu cyacyo, kikagira ibibabi byiza. Umwami ari ku gisasiro nibwo yarose izo nzozi ze, abona inyoni zibera muri icyo giti hejuru zari zararitsemo. Ibyo umwami ubwo abibonaga, yaje kubona ijwi rikomeye cyane ry'ukomeye avugira mu ijuru ngo icyo giti bagiteme, ariko imizi yacyo n'igitsinsi babireke. Cyari igiti cyiza cyane gifite imbuto nziza n'amashami meza. Icyo giti cyaratemwe, igitsinsi n'imizi by'icyo giti byo barabyihorera. Ibi byose ubwo umwami Nebukadinezari yabirotaga, yayobewe igisubizo cyabyo. Ahamagaye abapfumu n'abakonikoni birabananira, kandi mwibuke ko muri igice cya 2 bari babwiye umwami yuko ngo nabanza barotorera izo nzozi babone bazisobanure. Daniyeli we rero agiye kuzisobanura, byamuhagaritse umutima buri uko abigenza. Nibwo umwami amubwiye ati mva nzimbwira izo nzozi. Daniyeli ati zirakaba ku banzi bawe, icyo giti ni wowe nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakora kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami wabonye waragizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru akavuga ngo tsinda icyo giti ukimareho, ariko igitsi n'imizi byacyo bihambiriza icyuma n'umuringo bikure mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza ibihe 7 bizashirira. Uzirukanwa mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kuva mu ijuru, kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze utyo. Kandi nk'uko bategetse ko igitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe, maze ukamenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Nicyo gituma ngusaba nyagasani, wemere inama nkugira, kuza byabye gucyanuka, kandi ibicumuro byawe bikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari ahuzungukirwa amahoro. Uyu mwami wari ukomeye, wari ufite impamvu nyinshi zamutera kwibona, yagiriwe inama y'icyo yakora kugira ngo ibyo yeretswe mu nzozi bitazamusohoraho. Yari yarubatse ubwami bwa Babuloni neza, bwari ubwami bukomeye, ubwami bwiza, ubwami bw'izahabu. Yari afite ubutunzi n'amazahabu menshi. Nebukadinezari agenda arimbisha ubwami bwe i Babuloni, arahubaka, ahagira neza cyane, amarembo meza, ubusitani bwiza, agasozi keza yari yarubakiye nyina ajyaga yicaraho. Urukuta rwari rufite umubyimba wa 2 metero, rwari rurerure ku buryo ntawari gupfa kurwinjiramo cyangwa se kurwurira ngo ajye gutera Yerusalemu, muri kapitali ya Babuloni, muri kapitali y'umurwa mukuru w'ubwami bwa Babuloni. Ako gasozi mama we rero Nebukadinezari yubakiye nyina, yaga kwicaraho akitegera imisozi y'iwabo. Kari agasozi kirengeye, nuko abyitegereje aravuga ati ngibaro ntakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nuraho, mbikesheje imbaraga z'amaboko yanjye, ngo heshe ubwami bwanjye icyubahiro. Daniyeli igice cya 4 Umwami atarangiza kuvuga amagambo, hazwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo. Daniyeli igice cya 4 Bazakwirukana bagukure mu bantu bari n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimika mu bishaka. Daniyeli igice cya 4 Muri ako kanya inzozi zasohoye ku mwami. Umwami atangira kugira ubwenge bwo gutekereza nk'inyamaswa, ajya mu ishyamba, atangira kurisha nk'inka, nk'uko ibyari byarahanuwe biba bimusohoye. Nyuma y'iyo myaka 7 cyangwa se ibihe 7, Nebukadinezari agarura akenge, atanga ubuhamya agira ati, hanyuma iyo minsi ngewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mera ko nshima isumba byose, ndayambaza, nubaha uhoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami buzahoraho iteka ryose kandi butazahanguka.
Nebukadinezari amaze kumenya ko Imana ari itegeka, aciye bugufi agasenga Imana yongeye kumugirira neza, asubira mu bwami bwe. Uyu ni umuburo ukomeye ko bariho muri kino gihe. Abategetsi, aboroheje n'abakomeye, dukwiriye kumenya yuko ibyo twagezeho byose Imana niyo tubikesha. Dukwiriye kuyegurira, dukwiriye kuyambaza, dukwiriye kuyegurira ubushake bwacu, kandi dukwiriye kuyubaha. Ibyo twaba twaragezeho byose, Imana iri hejuru ya byose. Nshuti mukundwa, hitamo kuyegurira mu izina rya Yesu. Amen.